Dutangiye inkuru yacu tubona umukobwa waciye ku muhanda afite telefone ari kugenda ayirebamo, ubona ko nyine rwose ni umukobwa mwiza cyane, umukobwa w'icyuki, umukobwa ba tipe bose bakifuza gukundana nawe. Ubona ko rwose umukobwa uri aho ngaho, ubwo ariko aho ngaho ajya kuri telefone ari guhamagara abantu avuga ati umeze ute se? Disi ubona ko uti ni umukobwa mwiza cyane, umukobwa uteye amabengeza, umukobwa uri aho ngaho ufite na tatuwaje. Ubwo ariko uko agenda kuri telefone ubona yishimye cyane, ubona ko agenda aganiriza umuntu bari kuvugana. Ubwo ari kugenda turabona undi mutipe nawe uri kuza w'ibogari uko ari kugenda mu muhanda, ubona ko nyine umutipe n'umukobwa yarangaye. Uko yarangaye aragenda ahita amugonga, mu kumugonga atabishakaga agiye kwitura hasi, umutipe aramufashe. Mu kumufata rero murabona indoro batangiye kurebana, umutipe aramufashe akomeza amufashe yanga kumurekura. Ubwo nako nyine umukobwa nawe nyine yanga guhita ahaguruka, bararebana cyane, ubona ko nyine abantu bishimiranye. Umutipe ahise atabara umukobwa ngo atitura hasi. Ubwo ariko umutipe yahise amurekura n'umukobwa aramurekura, ubona ko nyine asa nkaho agize amasoni. Ubwo mu kugira amasoni ahita yunama atoragura telefone ye yari yituye hasi. Ubona ko rwose umukobwa mwiza cyane, umukobwa ufite amatatuwaje, umukobwa rwose mwiza cyane. Ubwo mu guhindukira yahise ahindukira areba umutipe yaragonze, aramureba cyane, arongera arihindukirira yikomereza inzira ye. Ubwo mu guhindukira abona bimucanze, ariko none biranga, avuga ati uyu mutipe se agiye? Ubwo kanya yahise abona umutipe atagiye he se? Mu kumuba rero ahita yikomereza inzira ye nk'uko turi kubibona. Ubwo kanya ariko wa mutipe yaragonze ahita ahura n'inshuti ye magara. Ubona ko nyine batangiye kuganira bavuga ati ese amasomo aragenda se? Ati ngiye rero nari maze iminsi narabuze, ariko uyu ngubu nabonetse, nta kibazo tugiye komeza gahunda yacu. Ubona ko nyine ni abatipe b'inshuti bishimiranye, ubona ko nyine wa mutipe w'ibogari nawe bari kumwe. Ako kanya wa mukobwa ubona ko nyine byanze, ubwo ari gutambuka agenda asubira ahantu yari avuye. Mu kugenda hari abantu yirabutswe, mu kwirakora ko nyine umukobwa mwiza cyane asa nk'usubiye inyuma ikiga ku giti. Ubona ko nyine umukobwa ibyishimo byamurenze, ari n'akarunguruka areba abantu ari kureba, ese nawe ari kureba abandi. Agafashe telefone ye atangira gufotora. Mu gufotora tubona ko niba abatipe babiri ari gufotora, ari kubafotora. Mu gihe ari gufotora abazuminze wa mutipe bahuye, aba ari gufotora wenyine. Mu kumufotora wa mutipe aramubonye akuramo amarinete, ati urasa wa mukobwa nawe abonye ko amubonye ahita agira isoni, yikinganya none yikinga ku giti. Ubwo ariko nyine ugenda areba ka gafoto, ubona ko nyine akishimiye. Mu guhindukira wa mutipe nawe aba yamusanze aho ngaho, ubona ko nyine umukobwa yakunze umuhungu ari kugenda anamufotora. Umukobwa nyine mu guhindukira abonye ko nta mutipe yahageze, abura aho akwirwa, agira amasoni, avuga ati ku mutima ati ntuse ugeze aha ngaho ute? Ubwo nyine abonye amasoni amwishe, ubona ko nyine n'indoro nziza cyane, ubona ko nyine umukobwa yagize amasoni yabuze n'icyo akora, niko kwita agenda n'amasoni ahita amunyuraho avuga ati ndapfuye noneho we, ibi ni iki bimbayeho ra? Uyu mutipe se none aramfata gute? Ubwo ariko ari kugenda ahita agenda asanga inshuti ye yindi. Wa mukobwa nyine wari kugenda yahise agenda asanga ya nshuti ye. Inshuti ye tubona aha ngaha nyine yicaye ngaha imurindiriye, yari imutegereje. Akiri aho ngaho nyine wa mukobwa nawe abaraje aramusuhuza ati none se umeze ute? Ubona ko nyine bishimiranye, barabanza barahoberana. Ubona ko nyine umukobwa yari yamutegereje. Akimara kumuhobera aramubwira ati ntabwo ukumbuye? Undi nawe ati nyine natinze, narimo nagenda mpura n'umutipe, ngeze mu nzira nyine ndamugonga, umukobwa aramfashe, umutipe mwiza cyane w'ibogari pe, akira dore nawe nkwereke. Ubwo nyine umukobwa se agenda amwereka ya foto y'umutipe yafotoye cya gihe. Ubona ko ni umutipe mwiza ushimishije, ni umutipe wubatse nyine nka bimwe abakobwa b'iki gihe bakunda. Umukobwa ati wawu, n'uyu nguyu kabisa, n'uyu nguyu ahubwo ntuzamwiteshe, n'uyu nguyu ntazagucike. Urabona yuko ni umutipe nyine wujuje byose bya bintu dukunda. Umukobwa ati natomboye da, aha njyewe se natomboye. Umukobwa ati yego nyine ugomba nawe gushaka ukuntu nyine uzamwiyegereza. Ubwo kandi nibwo bahise baguruka batangira kugenda baganira. Urabona ko ni udukobwa dushimishije, aho kakandi kambere ubona ko nyine gashimishije cyane, kagenda kamubwira ati none se uriya mutipe nzamubona gute? Ubwo kanya bahise bazamuka, bafite amakuru y'uko wa mutipe ashobora kuba ari hari. Uko bari kuzamuka esikariye ubona ko nyine ni ahantu hameze nk'aho ari resitora, ubona ko ni ahantu nyine ho kuruhukira. Ubwo bari kuzamuka babonye wa mutipe
aricaye ku ntebe baratunga uti wa mutipe dore nguriya yahise aza ahangaha. ubwo nyine ko nyine wa mukobwa nyine ibyishimo byaramurenze ari nako nyine ari kumurungurukira mu giti mu ishami ya kiriya giti. ubwo nyine baravuga ati katire tumusuhuze. nibwo bwaje nako udukobwa dushimishije wa wundi bahuye bwa mbere ati none se umeze ute, none se burya ruri ahangaha. umuhungu ati iyi ntenda ahangaha ese mwakwicara. udukobwa twaricaye ubona ko nyine twishimiye uriya mutipe cyane cyane ko uyu nguyu wambaye agapira k'umuhondo kuko rero bahuye bwa mbere akajya no kumufotora. uyu wundi bazanye ni inshuti ye nyine. ubwo nabo bari bazamutse hejuru kugira ngo baze bari n'umutipe. bakiri aho ngaho Silver araza ati mbakiriza iki se, uyu nguyu yari yageze kare nyine yambwira ikintu mushaka nta cyose nkakibazanira. ubwo disi baramubwiye Silver ajya kubizana ukazana ibiryo nyine. ubona ko nyine abakobwa byabarenze, ubona ko nyine bashimishijwe n'uyu musore. ubwo ko bari kurya akubona nyine kano gakobwa nyine kaba kabuze apeti kari kwirebera uyu mutipe gusa. dore ndora bamurebana nako disi ni agakobwa keza kamukunda twabonye bahura bwa mbere akamukunda akagenda akamufotora. dutse gukora subscribe niba utarayikora kandi nshimira n'umuntu wese wayikoze, Imana iguhe umugisha. ndetse nawe utarayikora duhe subscribe, uduhe share, ukande like, niba na ngombwa duhe comment utubwire nyine iyi nkuru uri kuyireba ute. ubwo disi akobwa nyine barakomeje kureba navuga ati uyu mutipe kari imbogarira. ako kanya nyine Silver yasazana amafaranga bishyuriye amafaranga baririye. ubwo niko nyine umutipe yase kuri amafaranga nyine ubona ko nyine umutipe w'umukire rwose ahita yishyura ako kanya. ubwo umukobwa baramutungura ati uzi ko ari n'umukire. umukobwa ati none se ko niba ufata telefone urimo urihuta. umuhungu ati yego ndimo ndihuta ahubwo niba musigaye ahangaha nta kibazo tuzasubira ubutaha. ubwo disi umutipe yase agenda ubona ko nyine udukobwa dusigaye tubabaye kari kwibaza ati sepu ubone ko cyagiye ubundi uyu muntu ni muntu ki. umuntu aramusanga akamuta akomeza nta soni. umukobwa ati ihorere mani uzamubona. ubwo abakobwa bavuye aho ngaho bakomeje kugenda nyine baganira ati ariko wabonye ko ari n'umukobwa n'umutipe y'ibogari, wabonye ko nyine umutipe nyine mwiza cyane. umukobwa ati yego. bakanye ko n'aba batipe babiri b'inshuti nubwo bari kugenda mu muhanda ubona ko nyine basa nk'aho bari mu nzira imwe bagiye guhura. ubona ko disi ni abakobwa beza bambaye neza bafite n'imisatsi myiza cyane uko muri kubibona. ubwo bakiri aho ngaho babonye abatipe bari kugendana. ubwo gakobwa nyine wa wundi bahuye bwa mbere ubona ko nyine ibyishimo biramusaze atangiye kugira ubwoba bwa ati baba wenda apfuye nkundamunyura hehera. uko tugenda nyine ubona ko bagiye guhura. bagiye guhura rero wa mukobwa aragenda anaga agapapuro hasi. muko naga agapapuro hasi sinzi ngo ari hiki. wa mutipe aba yakabonye niko kugatoragura. akigatoragura atangiye kugahambura agahambura gake gake ajya gusoma ibyanditseho. asoma ati I love you. wa mukobwa yandikiye umutipe ati ndagukunda. ese mama biragenda bite. umuntu bahuriye bwa mbere mu muhanda bagonganye, umukobwa aramukunda niko kubona kagapapuro arakamushyira gutya arakajugunya. umutipe akimara kugatoragura asomye ngo ndagukunda ahise amuca amazi ahita akanaga hasi ubona ko yamuciye amazi. umukobwa ati ibi ni ibiki bimbayeho, uyu mutipe yura musinzi nkore ni ibiki koko. ubona ko uyu mukobwa nyine bimurakaza cyane, ubona ko nyine asa nk'aho asebye avuga ati baba we ndapfuye noneho. ako kanya wa mukobwa yase agenda yicara ku ntebe ubona ko nyine yababaye atekereza ukuntu asebeye imbere y'umutipe, atekereza ukuntu amwandikiye ngo aragukunda. umutipe nawe akamwanga agapapuro akakajugunya. ibaze ariho bibayeho byagenda bite. ukunze umuntu uramwandikira ngo uramukunda arabibonye aguciye amazi. ubwo disi umukobwa yari yicaye turimo turabona ikintu kimeze nk'igipupe kiko gisatira uyu mukobwa. ubwo disi umukobwa byacanze umukobwa wibabariye bamwanze bamukatiye ariko turabona ikintu cy'igipupe kiza kimusatira. ese mama ariko inyuma tubona ko nyine hari umuntu uje agifite mu ntoki. umukobwa ko ntabwo yabibonye. ubwo mukuza umutipe ahita yicara afite na cya gipupe imbere. umukobwa mu kukireba abona ni igipupe, ubona ko nyine yishimye, ubona ko kimushimishije. disi ubona ko nyine agaruye inseko ye. ubwo mu kujya kureba umuntu ukizanye ahabonye ni wa mutipe yakatiye. wa mutipe amukatiye yanikinga aramukunda akajugunya kagapapuro. disi umukobwa umujinya waramwishe, umushiho urazamuka ubona ko nyine bimuse bimutera uburakari. ubwo umutipe ariko aba yazanye n'akantu ko kurya. mu kukamuzanira umukobwa arakamuha ariko nyine
atangira kwibuka ibintu yamukoze, yibuka kera cyagiye bahura akamujugunya agapapuro amubwira ko amukunda, umutipe nawe akamuca amazi. Ubwo nabyo ari kwibuka, ubwo umukobwa avuga ati njye ibintu wankoze uraza kureta ahangaha nta soni. Ubwo nyine ari kwibuka nyine wa munsi bya bindi biba ibyo twarabibonye, tubona umukobwa amwandikira agapapuro umutipe akakajugunya. ubwo umukobwa ibi byose ari gutekereza avuga ati oya mvaho. ubwo ariko umukobwa mu guhindukira aho abona umutipe muzanye ka kantu ko kurya. umukobwa nyine n'inseko nyinshi ahita agafite n'ibyishimo avuga ati wow, ese n'ibingibi wari uzi ko mbikunda. wenyine niko kumureba avuga ati yewe cyakoze wakoze. ahita afata cya gipupe yaje afite aragihobera nkaho yagahoye umuhungu. umukobwa yese afata cya gipupe afata na ka kantu yamuzaniye ko kurya atayagurukira aragenda. umutipe nawe amusize aho ngaho. umukobwa nawe asasebye umutipe kuko nawe bwa mbere yamusebeje, mbega ni kimwe nawe aramwishyuye. ubwo umutipe asigara aho ngaho apu sundi mukobwa negatiki mbega kuntu ansebeje. umukobwa ariko nawe mu kugenda aragenda ageze imbere biranga bimwanga mu nda, niko guhindukira nyine araba mutipe ati ewe n'ubundi ariko naragukunze nta kuwe nabigenza, none se nakora iki. ubwo disi yasubiye inyuma araza ariko nako nyine n'inseko nyinshi ubona ko nyine yishimye, araza afata wa muhungu aramuhagurutsa ati nta kibazo mwero tugende nta kundi. ubwo disi ubona ko nyine ni abantu bakundanye, ni abantu ubona bishimiranye bari mu rukundo, niko bagiye nyine bagenda bishimye. intangazo dusoreje inkuru yacu umunsi nakagaruka. nshimira umuntu wese wakoze subscribe ndetse nawe turayikora duhe subscribe. Imana ibarinde, turabakunda. inkuru zo nakagaruka.